nari mfite ikibazo cy'amaboko yari yarihiniye ntago nabashaka kuyarambura mu gitondo nanje akaboko nkatwaye gutya nakoma amashyi bikanga najya kubyina bikanga ariko Padiri Ubald yanyujije isakaramentu imbere yanjye ndambuye amaboko mbona yararambutse no mu mavi ntago nabashaka kugera gutya abavuga ikinyarwanda nabashimiye rwose nari ndi mu buzima hano muri Amerika niho nahuye n'icyorezo cya covid ubu nari maze amezi abiri bureke mu bitaro hanyuma abo twasinaga bagiye kubona babona ndabuze nibyo nari mpugiye murageze aho njya muri koma sinamenya aho ndi ubu rero ndi mu bitaro bari kumfasha kuko ijya ikakwica ibintu byose umuntu bari kumurenganya kandi ari ku mpamvu z'ibikomere bafite uyu muntu yabaye ati kandi ari ku mpamvu z'ibikomere. Reka ngusuze cyane ukomeje gukurikira Gospel kwa Satya TV nitwa Nigena Marase usanzwe twageze ibiganiro Ubald Rugiragoga umuseserdoti uranzwe n'amateka akomeye mu Rwanda ibikorwa bihambaye ukiza indwara abamugaye abatareba abafite ibindi bikomere byo mutima yakoze na mitima mu Rwanda. Uyu Rugiragoga Ubald yavuze ku tariki ya 26 Mata mwaka w'1955 mu karere ka Rusizi akwenda agaciro zamuranze ubuzima bwe bwose aza guhabwa isakaramentu y'ubupadiri na 22 Nyakanga mwaka w'1944 muri diocese ya Cyangugu. Wayikaza mu kiganiro ni ari ubwa mbere kuri subscribe neza gikomeza kugezwaho n'izindi video wayikaze. Uyu ni umwanya tujye kuganira ku kiganiro kidasanzwe ngo wayikaze muri iki kiganiro nari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye ngo wayikaze. Rero uyu munsi tujye kuganira ku mateka ubuhamya ese niki cyabaye n'ukuri uyu mupadiri yaratubabaje cyane byaratubabaje gusa duhora tumwibuka yitwa Padiri Ubald umusaserdoti muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Angaha yakoraga ibitangazo bitangaje cyane akizaga indwara waje yaramugaye agataha yakize waje ari kirema agataha yagororotse ese haba icyicyo yanjye ngo wayikaze. Rero nge nitwa Nigena Marase ntucikwe usoze iyi video ni nziza cyane kabisa ubuzima bwa Ubald yitwa Ubald Rugiragoga. Reka tuganire ku nkuru yuzuye ese habaye iki. Padiri Ubald Rugiragoga yavutse ku wa 26 Mata umwaka w'1955 ni muri segiteri ya Rwabidege muri Paruwasi ya Mwezi komini ya Karengera muhahoze ari prefecture ya Cyangugu ubu ni mu karere ka Rusizi intara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Yavukiye mu muryango w'ababyeyi bari bakijijwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho yari umwana wabo wa mbere mu bavandimwe b'Imana yanjye yari imfura. Urumva byari ibintu bidasanzwe kuba imfura ugakorera Imana ukaba warihaye Imana baba yarihaye Imana. Ayiwe data iki ni igikorwa gikomeye mu muryango kuko ubuzima bwa benshi bwari bushingiye ku muntu kwicisha bugufi no gukunda Imana kuva akiri muto. Ubald kuva akiri muto yakundaga Imana kandi yicishaga bugufi ngira ngo abamuzi baramuzi bakurikiranye amateka yiwe yicishaga bugufi cyane. Ubald ni ukwitwa mukoraga turi benshi Imana yanjye. Amateka y'ubuzima bwe aratangira mu buto bwe butoroshye nyuma yo kuvuka yatorewe kwisunga Imana akiri muto. Mu yandi magambo twavuga ngo ni nko kwiha Imana akenge bavuga ngo umuntu yihaye Imana yiyeguriye Imana yiyeguriye Nyagasani yiyeguriye Yesu Kristo yiyeguriye gukorera Imana kandi yagiye anganya umwanya we mu masengesho no muri Kiliziya mbere yuko ajya kwiga amashuri y'inzego yisumbuye. Yakuriye mu gihe cy'ingorane no kwikura mu bishuko hanyuma ubwo twavuga ko yarageze mu bwangavu cyangwa se yaratangiye kubyiruka ariko mbere na mbere yamenyekanye ari umwana muto w'umutima mwiza ucisha bugufi kandi ukunda Imana ndetse usenga cyane. Imana yanjye byari byiza. Reka tugaruke ku mashuri n'imyiteguro yo kwa padiri byayenze bite inshuti yanjye ngo
buhaye ikaze mu kiganiro, ukore subscribe kugira ngo uzakomeze kugezaho n'izindi video. Padiri Ubalidi yize amashuri abanza kuva mu mwaka wa 1961 kugeza mu mwaka wa 1969. Yigira mu mashuri atandukanye yo mu Rwabidege, Giheke no muri paruwasi ya Moezi. Nyuma yaho yakomeje amashuri yisumbuye muri seminari nto yitiriwe Mutagatifu Pio i Nyundo, ariko kubera amateka y'ubwoko n'amacakubiri yarimo icyo gihe yirukanwaga mu ishuri mu mwaka wa 1973 akomeza amashuri i Burundi. Mu mwaka wa 1978 yagarutse mu Rwanda maze yinjiye muri seminari nkuru ya Nyakibanda aho yize teologiya mu bupadiri kugeza mu mwaka wa 1984. Tariki ya 22 Nyakanga mu mwaka wa 1984 Ubalidi Rugirangoga nibwo yahawe sakramenti y'ubusaserdoti. Abapadiri Gatolika ashoboye akora imirimo ihambaye, atangiye umurimo we wo gukorera Imana n'abantu mu buryo burambuye. Icyo gihe yari afite imyaka 29 kandi yari yiteguye gutsindira urugamba rw'umurimo w'Imana mu Rwanda n'ahandi. Aha ngaha twabifata nko kwiha Imana. Imibereho ye mu mirimo y'ubupadiri. Padiri Ubalidi yakoreye mu maparuwasi atandukanye. Yabaye umufasha w'umupadiri muri paruwasi ya Nyamasheke mu mwaka wa 1944 kugeza mu mwaka wa 1987. Nyuma akaba umufasha muri paruwasi ya Cyangugu Cathedral mu mwaka wa 1987 kugeza mu mwaka wa 1999. Kuva mu mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2010 yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka kuva ku wa 24 Ugushyingo mwaka wa 2010 kugeza urupfu rwe muri Mutarama ku itariki 8 2021. Yayoboye ibanga ry'amahoro Spiritual Center mu Nkanga Parish, ahangaha ni muri paruwasi ya Nkanga, aho yakoraga ibikorwa by'isanamitima, gusenga, kwicisha bugufi ndetse no kubabarira no kunga abantu. Abantu bashwanye yarabungaga bati wowe kubera imwe wakoze ihangano wihuze n'uyu mubyare urukundo, mwubake umutima mwiza, mubane mu mahoro. Ubuzima bwe bwabaye urugero rw'urukundo, imbabazi no guhumuriza abandi. Yagize impano idasanzwe mu gusengera abarwayi. Mana yanjye, Ubalidi yari afite impano yo gusengera abarwayi, inshuti yanjye. Byari ibintu bibi. Imana yagize impano idasanzwe mu gusengera abarwayi no gukiza imitima y'abari bafite ibikomere by'ubuzima. Yumvaga abantu kabisa. Yatangiye gukora ibiterane by'amasengesho aho abantu benshi bazaga gusengera no gushaka gukira no kwemera Imana mu buryo bwimbitse. Reka tugaruke ku mateka yaranze genocide cyangwa se jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ahangaha Padiri Ubalidi Rugirangoga ese ni iki byamubayeho? Reka turebe. Mu mwaka wa 1994 igihe jenoside yakorewe Abatutsi yari igiye kuba, Ubalidi Rugirangoga yari asanzwe ari umupadiri ukora muri diyosezi ya Cyangugu. Muri icyo gihe cy'amahano yabuze abantu benshi mu muryango we. Benshi muri bo barishwe, harimo nyina n'abandi bavandimwe. Mana yanjye, birababuje. Icyo gihe cyari intambara y'ubugome idasanzwe ku gihugu, ariko Padiri Ubalidi ntiyigeze areka urugendo rw'Imana, ahubwo yiyemeje kugira uruhare mu guhangana n'agahinda k'amateka no gufasha abantu gucengera ubwoba n'ubwumvikane bushingiye ku kubabarira. Mana yanjye, koze ikintu gikomeye cyari kidasanzwe.
yabaye umwe mu bavugabutumwa bashyize imbere ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge. Yereka abacitse ku icumu ko kubabarira ari inzira y'uko Imana igira amahoro mu mutima we no mu mibanire n'abandi. Yashimangiye ko kubabarira bituma abantu bibohora mu mibabaro y'amateka ndetse bakabazinira amahoro arambye. Ibikorwa by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge kubera ubuhamya bw'abantu babonye amahoro y'ubuzima bwiza nyuma yo gusengera hamwe n'isengesho y'ubabarirwa. Padiri Ubalidi yigishije abantu uburyo bwo kwabarira, kwiyunga n'abandi ndetse no kwakira imbabazi. Yayoboye gahunda yo gufasha abacitse ku icumu Mana yanjye ko ibikorwa bidasanzwe, abakomeretse mu mitima no ku mubiri ndetse n'abagize uruhare muri jenoside, basaba imbabazi ndetse no gushyira mu bikorwa ubufatanye bwabo mu miryango yabo. Mana yanjye yatangije kandi ibanga ry'amahoro. Mana yanjye Secret of Peace, ahantu hatagatifu muri Rusizi. Amahoro, aza gushaka amahoro. Ntabwo byari byoroshye. Imbabazi no guhuguka no kuruhuka mu masengesho. Iri tsinda ryakomeje kwakira benshi bazenguruka igihugu n'amahanga baje gusengera gusobanukirwa Imana no gushaka gukira ibikomere by'umutima. Mu mwaka wa 2015 Padiri Ubalidi yagizwe umurinzi w'igihango. Igihembo cya leta y'u Rwanda cyamuhaye ikamba kubera uruhare rwe mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka no mu gihugu hose. Tugaruke ku mahanga. Ubuzima bwe bwabaye urugero ku isi yose kuko yakomeje urugendo rwo gusengera no gutanga ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge mu bihugu bitandukanye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakoranye n'abakristo batandukanye abigisha uburyo bwo kubaho mu mahoro y'Imana no gushaka urukundo kubo bakorana n'abandi. Mana yanjye yaje gupfa rero, reka turi mu byagenze bite. Kuwa 8 Mutarama mwaka 2021 Padiri Ubalidi Rugirangoga yitabye Imana mu bitaro bya leta byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Salt Lake City nyuma yo kurwara COVID-19 cyangwa se COVID-19 cyacyorezo cyateye byagize ingaruka zikomeye kubihaye Imana. Iyi COVID rero, iyi COVID yarwaye yagize ingaruka zikomeye kubihaha by'Imana yanjye. Ntabwo byari byoroshye arwaye ibihaha kubera iyi COVID. Birababaje. Yitabye Imana afite imyaka 65. Asize umurimo ukomeye w'ubuzima bwo gukiza imitima y'abantu no gukiza indwara no kubakangurira kubabarira. Mana yanjye umurambo we watashye mu Rwanda maze yashyinguwe mu ibanga ry'amahoro muri Gihundwe Rusizi. Umuhango wuzuye icyubahiro aho abantu benshi baje kumusezeraho mu majwi y'amasengesho n'indirimbo z'urukundo. Mana yanjye abo byaryoshye. Padiri Ubalidi Rugirangoga asize umurage udasanzwe mu Rwanda rw'Abanyarwanda no ku isi yose mu bijyanye n'urukundo rw'Imana, ubuhamya bw'ubumwe n'ubwiyunge n'ubutumwa bwo kubabarira. Uyu murage uracyakomeza guhumuriza no guhindura imitima y'abantu benshi batangiye kwizera no gukurikiza inyigisho z'Imana yanjye. Padiri Ubalidi ni isomo rikomeye ry'uko umuntu ushobora guhangana n'ibigeragezo bikomeye
arubyaza amahoro, urukundo n'ubugingo bwiza. Yerekanye kandi ko kubabarira bituma tugira amahoro mu mutima no mu mibanire yacu hagati yacu n'abandi. Mana yanjye, ubuhamya bwe rero buracyatangaza abantu benshi mu Rwanda no ku isi yose. Mana yanjye, bashimiye mu ngo twabanye, njye nitwa Nigenamano wari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Yewe twandikira muri comment ko wumvise iyi video ndetse nicyo twazagarukaho. Imana iguhezagire, Imana ibahe umugisha, Yezu akuzwe kuri mwese, Imana ibahe umugisha.